Aleluya, ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe, ishimwe n'icyubahiro bibe by'Umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose, amen. Nongeye gushimira mwebwe mwese duhurira muri iki kiganiro, itorero n'umurimo w'abizera, mutegurirwa na Clairvoyance Christian Ministry, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe uburyo icyo twakwita lifestyle. Ni ukuvuga muri lifestyle twarebeye hamwe ku bantu muri rusange, dusanga abantu ari ibiremwa bitangaje Imana yaremye kugira ngo barusheho kwinezeza kandi kugira ngo izarusheho kubana na biteka ryose. Twarebeye hamwe iby'agakiza, turebera hamwe ihame ry'ubugingo bw'iteka, kubaho kw'iteka ryose, haba mu buryo bwo kurimbuka cyangwa kubana n'Imana, kuba kure y'Imana iteka ryose no kubana n'Imana iteka ryose. Noneho twaje kureba rero ibyo twemera mu myitwarire, ari byo twakwita lifestyle, ari byo uyu munsi twibandaho. Dutandukana rero, twaje kureba uko twifata, dusanga imyizerere ntigira icyo imara keretse iyo ishyizwe mu bikorwa dushingiye ku byo Bibiliya yigisha. Twumva twiyemeje tumaramariza kwita kuri izi ngingo 7 zikurikira. Izo ngingo 7 nizo twari tugiye kugeraho, ariho twahereye ku ngingo ya mbere tuvuga ngo Bibiliya ifite ububasha bw'ikirenga ku bugingo bwacu. Rero Bibiliya ko ifite ububasha bw'ikirenga ku bugingo bwacu, aha niho twatandukanye ndimo kubabwira ibijyanye na filozofi cyangwa kuyoborwa na filozofi cyangwa kuyoborwa na Mwuka Wera. Aho usanga icyo twita amatorero cyangwa amadini menshi, icyo akoresha cyane cyane akoresha filozofi aho gukoresha kuyoborwa na Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo wenda tugiye muri makeya, Bibiliya yose twayihawe n'Imana kandi igira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kandi tuyobora mu gukora ibitunganye nk'uko tubibona mu rwandiko rwa 2 Paul yandikiye Timoteyo, ibice 3 umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Kumva ijambo ry'Imana ari ryo kuri nyako ni ubushobozi shingiro. Twemera Bibiliya nk'igitabo ngengamibereho yacu. Bityo ikibazo tuba dukwiriye kwibaza mbere na mbere mu gihe tugiye gukora amahitamo mu ifatwa ry'imyanzuro ni iki ngo ese Bibiliya iravuga iki kuri uno mwanzuro ngiye gufata? Dusome Bibiliya buri gihe, twige Bibiliya, dufate imwe mu mirongo mu mutwe kugira ngo ibashe kuduha inspiration cyangwa ibashe kuduha impumeko, iduhumekeremo uko tugomba kubaho, kuko ariyo shingiro ry'ibyo twizeye byose. Rero ahangaha ahenshi iyo mvuze ngo hariho filozofi hakabonekaho no kuyoborwa na Mwuka, akenshi abantu benshi cyangwa abanyamadini ntibashaka kuko abantu babasha kuvuga bayobowe na Mwuka. Mbere na mbere umuntu ikizakubwira abantu bari muri filozofi, arabanza agategura ibintu, yamara gutegura ibintu akavuga ati kugira ngo bibashe kwemerwa reka ndakoresha umurongo wa Bibiliya. Ubwo rero icya mbere habanza umurongo wa Bibiliya cyangwa habanza gusoma Bibiliya, nyuma yaho hakabona kujyaho imvugo cyangwa hakajyaho ibisobanuro cyangwa hakajyaho ibindi bintu. Ni ukuvuga aho ngaho ubuyobowe n'inyuguti ntabwo ubuyobowe na Mwuka Wera. Uko Mwuka Wera ayobora, icya mbere ahubwo arabanza akaguha ijambo, akabanza akaguhumekera, akabanza akakuzuza, yarangiza rya jambo akongera akakwereka kuko hari n'uburyo yaryandikishije muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo urugero mwabasha kubona ugiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2 ugakomeza, ubwo intumwa zari zimajije kuzura Umwuka Wera, ahangaha ndavuga ku munsi wa Pentecoste kuko niho itorero ryatangiye, niho Kristo yatangije itorero rye ku mugaragaro. Kandi nanone mu Batesalonike ba 2
mu Batesalonika ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 16, ibice 4 ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18, havuga uburyo itorero none rizavanwa mu isi ubwo umwami Yesu ubwo azaza ahagaze ku bicu, akavuga ijwi rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, abapfiriye muri bo bakabanza kuzuka. Rero kuri uwo munsi wa Pentekoste ntabwo intumwa zari zifite imizingo y'ibitabo, nta n'ikintu na gito zari zifite usibye gusa kwizera. Mu byo kwizera rero ngo umwuka wera araje azijyaho, zitangira kuvuga indimi nyinshi, zitangira kuvuga n'ibyanditswe byose kandi zibibwirijwe na mwuka wera. Ni ukuvuga ngo batangira kuvuga muri yo wera. Abenshi ntibari barize za teoloji nk'uko Pawulo wenda yari yarabyize, ariko yabashaga guhamisha, bahamisha imirongo yahanuwe batabashije gusoma ibyanditswe. Rero n'uyu munsi rero uyu muntu uyobowe na mwuka si ngombwa kuko aba yarize za teoloji z'ikirenga, yarize za homeritike cyangwa uko bifata bagiye kubwiriza cyangwa kwigisha, ahubwo umwuka wera ashobora kuza akayobora umuntu. Yamara kuyobora umuntu akamuha n'imirongo ngenderwaho, ndetse ashobora no kuba yahagarara mu cyuho kurusha umuntu ufite za PhD cyangwa ufite za doctora mu masomo ya teoloji. Njyewe ubabwira ntabwo mpinga teoloji, mfite A0 muri teoloji, ariko umwuka wera iyo yayoboye bibaho. Kandi usanga ntabwo umuntu yigisha filozofi, usanga ndetse n'abantu urimo kwigisha murimo guhuza, watera haleluya ukumva ifite amavuta, ariko muri filozofi uterana haleluya ukumva ahubwo wibereye mu nyigisho za kimuntu, utari mu nyigisho zibasha guhimbaza Kristo. Rero reka wenda ne gutinda kuri ibyo ngibyo, tugiye kureba none ikindi cya kabiri, ubwisanzure bwa buri torero. Yesu niwe mutwe w'umubiri umwe, niwe uzwi nk'umutwe w'itorero ryacu. Hamwe no kumenya akamaro ko gushyira hamwe no gufatanya n'abandi mu matsinda y'Abakristo, twemera ko buri torero rigomba kuba ryigenga kandi rifite n'imikorere yaryo yihariye, ntirigengwe n'imikorere y'abandi. Hakabaho umubano mu buryo bwo guterana inkunga, buri wese ahitamo imikorere myiza imunogeye, ingamba n'intego, ndetse no kubishyira mu bikorwa bye, akumva akishyira akizana. Ahangaha nk'uko dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe guhera ku gice cya 2 kugeza ku n'icya 3, uko inzandiko Pawulo yandikiye amatorero 7 yo muri Aziya ntoya, dusanga buri torero ryari rifite imimerere yaryo n'ibigeragezo byarwo n'imibereho yabo, ndetse n'uburyo Yesu yayigaragarije mu masura atandukanye, kandi nanone akagira ibyo ashima mu buryo butandukanye n'ibyo agaya mu buryo butandukanye. Rero n'uyu munsi n'amatorero agomba kubaho mu bwisanzure, kubera kuko agace barimo n'aho bakorera n'abo babana nabo bitandukanye n'ak'irindi torero. Rero abavuga kuko kuba ngo yimba twemera Kristo umwe, ngo ni gute dufite amatorero menshi, ibyo ngibyo bagashaka kubigaragaza nk'intege nke z'itorero. Oya, ahubwo nizo mbaraga z'itorero. Bene data wowe urimo kutwumva, kuba dufite amatorero menshi, hari ibyo abantu bayobowe wenda na Pasiteri Leonard badashobora kuba baha agaciro, ariko hakaboneka abayobowe na pasiteri runaka cyangwa padiri runaka hari ibyo baha agaciro, bityo kugira ngo umubiri wa Kristo ube ufite imbaraga kandi ube uboneye. Rero ibyo ngibyo ni ingenzi rwose. Buri torero rigomba kwigenga rikagira disipurine yaryo, kandi byose bigafatanyiriza hamwe kubahisha Kristo. Buri mukiringi nanone, intego ya 3 muri lifestyle, buri mukristo wese ukijijwe ni umwami n'umutambyi. Icyo ngicyo ukimenye we mwene data ukijijwe by'ukuri, nimba ukijijwe uri umwami n'umutambyi mu ngoma ya Kristo. Kristo aradukunda, kandi kubw'urupfu rwe yaratubohoye tuva mu byaha byacu, atugira abana b'ubwami, cyangwa atushyira mu bwami bw'abatambyi b'Imana yacu. Tubibonera mu Balewi igice cya 1 umurongo wa 6 n'Ibyahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 6. Rero dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 9, aravuga ngo muri abami, muri abatambyi b'ubwami, abantu b'Imana yatoranije kugira ngo mwamamaze imirimo y'Imana itangaje.
Bibiliya itwigisha ko buri mukristo yahamagariwe gukora imirimo ya gikristo iminsi yose, bititaye ku muhamagaro we uwo ari wo wose. Dushyira mu ngiro uku kuri yuko buri muntu wese wizera ari umuhereza, bityo tugatera inkunga buri munyamuryango wese gushaka icyo akora n'aho yahagarara mu buhereza. Buri wese wizera ashobora kwigerera ku Mana binyuze mu gusenga no gusoma Bibiliya. Buri wese ntabwo ugera ku Mana ari ukwigejejweho na pasiteri cyangwa n'umubwiriza butumwa runaka, ahubwo binyuze mu gusenga no kwizera Imana no gusoma Bibiliya. Ibyo byose bishobora gutuma ubasha kwegera Imana kandi ukumva urimo uravugana nayo. Turebye kuri cya kane, ubuzima bwa muntu, noneho dushobora kubivuga. Ubuzima bwa muntu bugizwe n'ibice bigera muri bitatu by'ingenzi. Ibice bitatu by'ingenzi: icya mbere hari ukuvuka, icya kabiri hari ugushyingirwa, icya gatatu hari ugushyingurwa. Kuvuka, gushyingirwa, gushyingurwa, cyangwa wenda tukavuga ngo kuvuka, gushyingirwa, guherekezwa wapfuye utagifite umwuka w'abazima. Reka turebe kuvuka rero. Umwana iyo avutse haba ibyishimo mu muryango w'abashakanye. Iyo ari abanyetorero ntabwo bihererana ibyo byishimo, babisangira n'umuryango mugari w'abagize itorero. Bakazanira uwo mwana abayobozi b'itorero bakamusengera, bityo itorero naryo riba ribonye inshingano yo kunganira ababyeyi b'uwavutse, gufatanya n'ababyeyi ribafasha kurera gikristo kuva mu bwana kugera mu busaza bw'uwavutse. Icyo ngicyo ni inshingano y'itorero. Tujye kureba none mu kindi gice cya kabiri, gushyingirwa. Ni byiza ko ababengukanye cyangwa bifuza gushyingiranwa mu itorero bakimara kwiyemeza gushyingiranwa bagomba kubimenyesha umushumba w'itorero kugira ngo amasezerano bagiranye bayahamirize imbere y'umuryango mugari w'abagize itorero. Uyu muhango ugira umumaro mu buryo bubiri. Icya mbere, guhesha umugisha urugo rushya no gutanga icyizere cy'ubudahemuka. Icya kabiri, uburyo bwiza bwo kubwiriza no kwibutsa abitabiriye ibyo birori amasezerano y'umubano w'abiyemeje gushyingiranwa. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni uguhesha umugisha urugo rushya no kubasha guhamiriza imbere y'itorero ubudahemukirana. Icya kabiri ni uburyo bwo kubwiriza abitabiriye ibirori. Noneho icyitonderwa, birabujijwe ko abakristo bashyingiranwa badahamirije amasezerano yo gushyingiranwa kwabo imbere y'amatorero y'abanyetorero. Iyo bibaye barakeburwa, bakubitwa akanyafu nk'uko bigenda mu muryango. Umwana arakosa agakosorwa. Reka wenda duhita tugera no ku cya gatatu, aricyo dusorezaho, igice cya gatatu cya muntu, gushyingura cyangwa guherekeza uwapfuye. Kuvuka no gupfa, kwakirwa no guherekezwa, aribyo twakwita kwakirwa ku isi no guherekezwa uva ku isi, nta ruhare nyir'ubwite abigiramo. Niyo mpamvu iyo umuntu atabarutse, twebwe icyo tugomba guha agaciro gusa si imico yari afite cyangwa idini yasengeragamo, ahubwo ni uko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi urupfu akaba ari ingaruka y'icyaha cya Adamu. Tubisoma mu Itangiriro 3:16 umurongo wa 19. Tuba tubonye umwanya mwiza wo kubwiriza no guherekeza uwo muntu. Rero aka kantu tuzongera tukavugeho nanone mu kiganiro gitaha. Reka icyigisho cy'uyu munsi tube tukirekeye aha ngaha. Ndabakunda cyane. Umwami Imana abahe umugisha. Muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Umuntu wumva afite icyo twabasha kuganira cyangwa ushaka kugikungukaho bikomeye, yaterefona cyangwa akahamagara kuri telefone WhatsApp 0778744099. Umwami Imana abahe umugisha. Ndabakunda. Mugire ishya n'ihirwe muri bizinesi mukora, muhirwe mu rushako rwanyu, muhirwe mu byo mwerekejeho amaboko byose. Ishimwe n'icyubahiro by'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina.